tureba turi muri BD Kismi aho twitabiriye umunsi w'amavuko turabona rero agiye gutambuka aje gukata keke ubwo abakurikiye cano Amateke TV mube hafi kugira ngo tuze tubereke neza umunsi udasanzwe, umunsi w'ibishimo, umunsi w'umuateri, umukinnyi wa filime P-Smith. Mukurikire rero mwese aho mugiye kureba neza abantu benshi bitabiriye batandukanye, muraza gukurikira neza murebe uko byari byifashe. Uwo mubona kuri kamera ni Kiroso uri nk'umuhungu uwo banyitirira nka Papa Kiroso. N'ubu rero ndaje rero turebe hafi aha ngaha turabakurikirana byose. Benshi rero bagituje bakurikiye neza uko ibi birori byifashe, muri kumwe na MC Peter ku Amateke TV, dukurikiye neza ibyishimo igitaramo cya Smith. Reka turebe rero uko agiye gukomeza nuko aza gukata ino keke. Abantu benshi mu gitaramo mu byishimo mu munezero bashaka kureba uko iby'iyi keke. Ndabona abakobwa beza cyane bakurikiranye bari kureba icyo gukora hano. Are you ready? Muri tayari? Muri Jean Paul Murozi ko neho n'agatoroshi mbona bimeze bite ko neho ndashyushye rwose. Amatoroshi hejuru. P-Smith uriye? Aseya. Smith, are you ready? Smith n'umwana w'urundi asengereye ko bagera imbere hariya bakadufasha mu gucana buje. Abana bo muri VNVND bavuka bazi kuvuga, bazi no kwisabira ibyo bifuza. P-Smith, enjoy. Ibintu ni waneza hangaha rwose. Kata keke turye. Ikungute vuba, ikungute vuba. Happy birthday to